Abantu benshi ndetse na Bibiliya batubwira ko kubeshya ari icyaha kandi ndetse no mu miryango myinshi kubeshya ni icyaha kandi ni icyaha gikomeye gihanwa ndetse kigahanwa n'imiryango imwe n'imwe even ndetse n'abantu muri rusange kubeshya ntabwo babikunda. Turi aha ngaha rero kugira ngo tubabwire ibyiza 12. Icyiza cya mbere cyo kubeshya kugira ngo utabare umutima w'umuntu ntabwo ari icyaha, ntabwo ari bibi. Ni umumaro wa mbere. Umumaro wa kabiri, kubeshya ngo wirinde intambara. Urugero, kumva umuntu nakubwiye ngo sha uwo mugabo afite ijambo, nyuma wowe uzi neza ko ijambo rye ari nk'iry'imbwa cyangwa se inka. Icya gatatu, utambika ukuri gukomeretse. Yarapfuye, aruhukiye mu mahoro kandi uzi neza ko uwo muntu yari igisambo ruharwa kandi yari n'umugome. Icya kane, kubeshya utabara umwana ukamubeshya uti cyangwa se Papa Noel azaza ejo, funga amaso urebe kugira ngo umwana anezerwe. Indi mpamvu ya gatanu, kubeshya ari byiza. Kubeshya ngo ubone amahoro. Ndi mu nzira ndi kuza, ukaba ubibwiye umuntu kuri telefone kandi uramubeshya. Nyuma y'iminota 20 ukiri mu buriri kandi utari wanabyuka. Undi mumaro wa gatandatu wo kubeshya ngo ugire icyo wunguka. Nzi gukora Excel nk'inzobere. Aho ni igihe ugiye gusaba akazi, umukoresha wawe yakubaza cyangwa se uraguha akazi yakubaza uti nzi gukoresha Excel na Word ndetse nzi no kwakira abakiriya neza kandi wari uzi uzobereye muri ibyo ngibyo. Ndabakunda cyane. Undi mumaro wa karindwi wo kubeshya ngo wumvishe umuntu ko umukunda. Ni igihe umukobwa agiye gusaba umuhungu urukundo akamubwira ko amukunda cyane kugira ngo umukobwa akunda amwemerere kandi mu by'ukuri umutima we urukundo rutari rwamwuzamo neza. Icya munani cyiza cyo kubeshya kugira ngo uhagarike igisa n'ikibazo, nko kuvuga uti nabikoze kare. Mbese uri nk'umwana ukibana n'ababyeyi bakubaza bati se ibyo basize bakubwiye ngo ukuri wabikoze, ukababwira uti nabirangije kare, nyuma ukiri ariko ntabwo wari wakabikoze. Cya cyenda cyiza cyo kubeshya ngo urokoke ikibazo. Nk'urugero, telefone yanjye yari yapfuye. Ni igihe umuntu yaguhamagaye ntimwumvikane cyangwa se ntumwitabe, icyo gihe umubwira utyo kandi mu by'ukuri wari uri kureba video cyangwa se filime yanjye cyangwa se uri kumva ubutumwa cyangwa se ikiganiro cyanjye kuri YouTube cyangwa se TikTok, noneho warangiza ukamubwira ngo telefone yawe yari yapfuye. Icya 10 cyiza cyo kubeshya kugira ngo uhe icyizere. Mbese nko kuremamo umuntu icyizere uzakira vuba rwose. Ni igihe usuye nk'umuntu ukabona ararembye ariko kumuha icyizere cyangwa se kumurema agatima ukamubwira tuzakira vuba rwose, nubwo uzi ko bizafata igihe kinini cyangwa se bikarangira adakize. Undi mumaro wa 11 wo kubeshya kugira ngo utagira uwo ubabaza. Ibyo biryo byari biryoshye pe. Urwo ni urugero ubwiye umuntu watetse ibiryo kandi uzi neza ko ibiryo yatetse bitaryoshye bitanakuryoheye ariko ukamurema agatima kugira ngo yumve ameze neza, ariko wumva ko byari byanakunaniye, mbese wumva ko byakunaniye pe. Umumaro wa 12 wa nyuma wo kubeshya wikinira. Abantu benshi bakunda kugikora. Umuntu yakubaza amakuru ukamubwira ngo ni meza kandi umusubije utabitekerejeho, usa n'ukwikinira. Nigeze kugukunda cyangwa se ukabwira umukobwa uti nigeze gukunda kubera ko uri umukobwa mwiza nka Beyonce. Ese aho ngaho si umubeshye? Ese asa na Beyonce? Ese baranavukana? Mu by'ukuri ugasanga nta nubwo banaziranye. Aha ngaha rero ni ikigaragaza ko mu buzima bwa buri munsi tubeshya tutabiteguye, tukabeshya tutabipanze, ndetse hari n'ibyo tubeshya twabyiteguye ndetse twanabipanze kubw'inyungu, kubwo kwirengera, kubwo kurema agatima, kutagira ibyo twangiriza muri ubu buzima. Ndabakunda cyane. Ibi byari bimwe mu byiza byo kubeshya. Ntabwo nkoze ikiganiro kugira ngo nshishikarize abantu kubeshya, ariko ni ukubamenyesha yuko hari igihe abantu benshi tubeshya kubw'inyungu zanjye cyangwa se kubw'inyungu runaka cyangwa se kubw'impamvu runaka. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana ndetse n'impagarika n'ubugingo. Ciao ciao.